Bimeze bite? Nimvuga ngo a promise. Unsubize ngo a promise. Nawe unsubize ngo a promise. Kugeza ubwo mwese murambika ikiganza hejuru y'icyanjye biraba ibiganza bingahe? Mwese muvuga ngo isezerano, isezerano, isezerano. Ni isezerano ryacu kubahereza ibyiza, ni isezerano ryacu kugira gute? Nawe kandi kongereho. Reka manze nkubwire yuko turi kubikora gutya, it's audio secret kugira ngo umunsi muzaba mwaje turi gukastinga nta mwanya uzaba uhari wo kubatoza. Of course kurikira ukora imyitozo ihagije, filmu urayifite wowe wakunze muramwumva baragenda hazamo abandi, uzagerageze kumva buzakunda uvuge ngo umunsi tuzaba twagiye muri casting nzakina nduyu. Reka mbyitoze, nta mwanya wo kuzabyitoreza hano kuri biro, sibyo? Murakoze cyane. Noneho sasa mureke mbabwire mbere yuko twinjira mu gice cya 10, sibyo? Incamake ku worship fighting, intambara yo kuramya, igice cya 9. Muribuka neza yuko mu gice cya 9 muri PP Jesus Win Ministry, ariko mureke mbabaze kuki nta muntu n'umwe urambaza ngo PP Jesus Win bisobanura iki? Bisobanura iki? Professional Preachers of Jesus Win. Naho ngaho ni muri biro, ni mu nzu ikorerwamo, yes, ikorerwamo ibyo ngibyo nyine muri kumva. Muribuka ko harimo urugamba rw'abakobwa bari kwa approachinga uyu mutipe witwa Ngabo, bari kumwaprochinga nyine tu niba byaragenze gute. Murabyibuka uwarugezweho ukuntu byamugendekeye, agenda avuga ati nta mpamvu yo kugira ngo bantanginda umuzamano ni Oloka, ngendo umuzamani muri iyi ministeri, none nta mpamvu yo kuziko kaneri kari kananze kari kabishitse ariko gazotse karakaye ubanze katabishe. Naneri muribuka gakino yakinnye ako tuzakagarukaho. Kari agakino rero mureke mbabwire nimba magaze neza ngewe ubwanjye, ntavuze ngo abandi ba agent ambassadors ngo bamene mu rufito. Ngewe ubwanjye nimba magaze neza nzavuga nti nihagira ugategura agategure neza, uzabanza ukumve, numara kugategura ugacine ukatwoherereze, ibihembo byawe bizaba bihari, sibyo? Nawe kare gakino kari keza cyane uburyo Neri yabigenje kugira ngo arebe shaho ko yavuga urukundo kuri Ngabo. Byagenze gute mbese? Yararuvuze bicamo ariko disi yari yaruteguye kuruvuga neza. Ariko we muribuka yuko Nadia yinjiye agasanga uyo Neri arimo kino dukino na Ngabo kuriya. Icyo neza yinjiye Ngabo bamure yishikuje yikubise hasi. Nadia yahise yivuka mu maso arasubira inyuma arasohoka nagashaka kubireba. Murabyibuka? Now reka twiyinjire mu gice cya 10 tudatinze. Yes, igice cya 10 biraba bimeze gute? Duhindure TV, we make you Kigalian. Duhereye kwande kwa Selemani Masho ati house. Selemani ati kora hasha, kora wakoze neza bya hatari. Watsinze neza, ntekereza ko umuntu waguhaganyije amazi iminsi arwaye. Umwicanya ati bose ukwiye no kungurira agacupa ariko kuko ntekereza ko nagusuzumiye indwanya irenze izindi mu basore bawe. Uriya musore azaguha umusaruro muri kungufu yawe. Naramubonye. Boss ati tetwa mushenze unyumve neza, uriya niwe target, uri kumva? So ubwo ni nkubwira ngo kora mu mbarutso uzabe witeguye. Ngaho se genda mva imbere nyine. Oho, uyu Selemani ahita atekereza Nerinda byange rugamba nayitera byemere. Ahaguruke akubite ku meza n'umujinya mwinshi. Action is on until the end. Aha, mwabyumvise uyu ni Selemani, ni muri biro yenyine tu kwa Selemani Masho ati house. Twikomereze tudatinze twigerere kwa Neri na mama we Zainabo. Bimeze bite? Mwana wa ngaho mbwira, dore naki cyo wansabye umva nagikoze neza. Kamera irahari iranareba neza, urumva gisa nk'ugeze urebe ko utazi ukabona amashusho yawe nakabutse neza, arabaranagaragara, umva irareba kubi, urumva atakano
akantu na kamwe gashobora kuyihisha. Ubu namaze neza kubona abantu 10 bo gufasha bamaze yewe ubundi wari warabicunze ute ko muri ya pubere yacu hari abantu bimba bareko sinari nanabizi uko ari abantu bashobora kubura umuceri bakabura icyo kurya bakajya gutoragura ibintu tuba twagize. Nge nabirebye agahinda umva ariko Zainabu nani muhengera nabirebye agahinda karanyica. Ubu rero namaze gutegura abantu 10 bo gufasha ndetse 7 muri bo navuganye nabo nabafashije. So urumva ko mwana wa icyo wansabye ndi kugikora neza ko nawe buriya waranangajwe wabitekereje ute Neri. Ndumva ya kamera ifite umumaro mama, igiye gutuma ubukire bwawe bugirira rubanda akamaro. Ndumva ari sawa ariko ibi bintu Neri ari kubivuga atishimye. Zainabu ariko se mwana wa kuba namanitse kamera ntago bigushimishije ko mbona utishimye bimeze bite Neri? Mama ibyanjye byanze. Zainabu amanuke mu ntebe ibikoba bimukuke yicare hasi. Mwana wa utabimbwira Neri. Mama ntacyo ntakoze. Atangiye amunaratingira ibyo ko byagenze bite batugarure ya video y'ukuntu byagenze. Simubyibuka agakino umva Neri yari yagerageje nawe tumugire gute bavuga ngo don't blame her. Yari yagerageje uko biri kose. Reba ukuntu yateguye agakino. Nanjye ubwanjye nababwiye ntumuntu uzashobora kugategura uko ukumve neza nugategura. Ibihembo birahari. Niba mpagaze neza nzahita ngutegurira ibihembo. Urumva ubwire ntago azaba ari amafaranga make please. Nutakitoza ibyo birakureba. Ndimo ndabwira nde agent ambassador umufatanyabikorwa umukinnyi yase. Ndimo ndabwira n'abandi bafana bari hirya no hino muri kino gihugu no hanze yacu. Nerati nyine ubwo rero urumva ko ntako ntagize mama. Zainabu umva rero mwana wanjye ndabyumva ntako utagize. Ibi bintu n'ibimana biyinaniye. Ndakubwiza ukuri mwana wa ngiye kubyikorera mu nzira zanjye. Umva nzakora igishoboka cyose umwegukane. Nutamwegukana ndarahiye na Rugamba zamuhomba n'uwo ngaba azaba yarakunza muhombe. Kandi niteguye gutanga ibyanjye byose. Urazi ibyo mfite byose nubizi mwana wa nditeguye gutanga ibyanjye byose ngo ngere ku nsinzi. Ndakurahiye ndongeye nditeguye kurwana runo rugamba. Ngo urwo rugamba ruje mu nzira zanjye ngiye kururwana. Ngaho ibi mwari mubizi Zainabu. Ngaho nimukurikira urugamba rero nababwira iki Neri nawe ati mama wibitekereza uko nguko kujya umenya ko tubaho byose ariko Imana iba yabipanze. Mama nanjye ntibinshimishije ariko wirwana n'uriya muryango kuko njye ndabizi ko aba ari ukurwana n'Imana. Kandi mama wazabibona please mbabarira. Ntawe ukandagira usenga ibyo maze kubisobanukirwa neza. Kandi bare abantu barasenga. Kandi wibuke ko ari wowe wabinyibwiriye. Niyo najyaho muri ubwo buryo wirwanira utanagisenga cyangwa bikunze inkuba yazankubita. Mama please. Zainabu ati oya ndekura mbabarira oya winyivangira muri plans zanje. Ndabikora mu nzira zanje. Mureke tuguruke twigarukire kuri Nadia na President Ngabo. Twakomeje kandi ubwo ngubwo Nadia yicaye muri restaurant Ngabo araza amuhagarara hejuru asoma muri phone ye. Bivuze ngo Nadia yifatiye phone mu ntoki gutya simubibona subwo. Ngabo amuhagaze hejuru. Umwana ameze nk'utabimenye ari gusoma muri phone ye. Yowe bamwereje message ivuga ngo urisi ntawe utakwemera bebe. Niyo ngabahita arekera gusoma aricara arahindukira aramureba. Urisi nyine Erega wasomye wishimye watakawe. Nadia ahindukira murebe. Urisi nyine baguteye urumva ari imitoma baguteye ntacyo bitwaye. Urisi wabo w'ibibi byose iwabo w'ibibora. Iyo umuntu apfuye bamushyingura heze kundeba uryo ntibamushyingura mu isi. Urisi wabo w'ibyo byose
hari urabona mu kirere bashyinguye mu kirere se iwabo w'ingorane n'ibishingwe ni ku isi nawe urabizi nawe barakwita ngo urise ukajya mu birere nawe uragaramye ngo urizo isi isusurutsa abasinzi urisi isenga y'indaya n'indyarya ngo urisi kundeba utyo mbese mu isi se icyiza uzimo ni ikihe ku buryo uri kugira ngo ntabwo ndi kugutuka nyiri kwivugira isi ndi kwivugira isi ni umuntu wakwisi isi wataka ngo ndisi ngo banyisisi nta soni ubwo se niba uri isi mu nda yawe mama habamo ikira we ajye gukoraho Nadia yitaze humura sinakoraho naba nshaka ikize mu nda y'isi naba nkoraho maraho ikigo uyobewe ikibamo samaguma se naba nshaka gushya habamo maguma na kuzimu shamana ariko Nadia ko n'umwana atakwemera kubamo ariko zubwo urandeba iki mu nda y'isi hago wagushaka ndabona yazapfa atabyaye da ngabo atekereze ariko ubundi ko ndeba atansuzuguye cyane kandi ndi kumuserereza ati Nadia humura wikwihingamo agasuzuguro ndabizi nta gusuzugura gusa ndashaka yuko uyu munsi umenya neza yuko utari sisasira ibirara sibyo ubutoma budafututse baba birirwa bagutera ariko ubwo bureke mbabaze uyu ngabo uri kwivugisha cyane ko ari perezida wa Pipi Jesus Swine amuyoboyera cyangwa harimo akantu nta kintu mbabwiye nawe ahita mwambura telefone akimwambura ajya muri WhatsApp yayo asanga ibyanditsemo ati byanditse ngo icyuki waramutse ute arayimwegereza ati hano handitse ngo iki Nadia arayimwambura ngo icyuki ariko ukomeje kuntangaza ubundi reka nkubaze Nadia ntubizi ko ubuki buremwa n'inzuki ni ukuvuga ngo umuremyi wawe si Imana ahubwo ni inzuki yego da kuko nyine uri icyuki ahubwo rero oya nako si n'inzuki ahubwo ni ibiyuki ntiwaremwe n'Imana ntiwaremwe n'inzuki ahubwo waremwe n'ibiyuki ariko ubundi Nadia asa n'umukenguye ubundi reka nkubaze ko numva tudahuje umuremyi ubundi misiyo yawe muri Pipi Jesus Swine ni iyihe ni ukuvuga ngo wabonye mfitemo abasore beza sibyo bafite amafaranga nibyo uravuga uti reka njye ko ariko rata narabiketse ukuntu umaze iminsi uzakora minisiteri ariko sinkubone Nadia wabaga uri kuvugana n'ibisore sibyo kandi ntumakanire sibyo Nadia aho yahereye acecetse amurebe yitonze ati uba ushaka kumbona se akimubwira gutya ahita yibutse cya gihe yagendaga agiye kwinjirayo akabona bibereye mu dukino na Neri ingabo yikubise hasi abaye nk'uwishikuza Neri nibyo shaho umwana ahise yibuka kano kanya ngabo nawe ati siko bimeze da ariko rero winjijisha uwavuga y'inzuki ntiyaba akiriye ubuki ariko none se ubwo ngubwo uwavuga y'ibyuki we nta nubwo yaba akibashije kukureba mu maso si byo se uko ngabo yakavuze atyo ahite yijijisha murebe mu maso atekereza ariko disi ni na keza yaba batakitaga icyuki basi ubwo bakakita karamyo we nako ako kanya ahite kamuhindukirizamo amaso ariko areba neza mu mashengero mva Nadia uko yakamuhindukirijemo amaso ati randeba ikisi Imana ikundinde niba ariko atekereza niba ariko avuze ngabo nawe atekereze Imana ikandinde Nadia ahumirize ahita areba hirya ahita ahaguruka vuba vuba ahita nigendera mutaho ngaho abakobwa uko bari kose rero cyamaye ngabo ahita atekereza agiye atanishyuye se buriya Nadia atekereza ngiye ntishyuye se perezida wanjye abyishyure wana Nadia yahise yigendera ibyo biramureba natishyura nyine tu ngaho reka twikomereze tunyaruke cyane tugiye kwa Neri na Nadia bari kumwe ntago bitinda Neri ati ariko se Nadia
ubundi twatangiye mbona umukunda nkaba mbona iyo muhuye mutavugana neza ubundi ni ukubera iki Nadia tutavugana se njye wigeze ubona ryari mukunda njye ndamukunda Neri sha njye ndamukunda nyine tu ariko nyine sinzi nashidutse byaranjemo maze Nadi kuwa atararangiza Nadia ahita amuca mu ijambo wivunikana arabyiboneye ahita atekereza ubundi koko nundeba ndi kumusubiza meze nk'uwabirakariye nk'aho mukunda ahindure mudu avuge na murare gusa nizere ko ibintu ari sawa nereye oya sha ahubwo nibyo nagombaga kukubwira naramuhombye pe gusa mama we byaramubabaje ku buryo byaramubabaje cyane mama wanjye rero uko mubona yanafata n'umwanzuro utari mwiza none rero nifuzaga ko hari ikintu nashakaga gusaba Nadia nifuzaga ko washaka uburyo ukundana na Ngabo wenda hari ari wowe byahama mu mutuzo kuko mbona gukunda wenda abonye muhombye wowe ukaba umufite bishobora gutuma tuza nicyo nagusabaga sinzi gira icyo ukimbwiraho Shaneri uzi ukuntu buriya Ngabo mfata sha mba mbona tugiye no ku rutonde rw'abantu yakwemera ngewe naba n'uwanyuma wikwirushya rero wikwirushya ntago byakunda nerati kandi mba mbona ibihe byinshi muba muri kumwe Nadia oya sha igihe cyose tuba turi kumwe abanserereza gusa anyita agacucu pese nta gaciro mba mfite none se ubundi cyagiye ko nabonaga mwafatanye Neri ko kubona umuntu mufatana kuriya yakwanga akemera ngewe ataranamfata no mu kiganza byibuze uzi ko shaho mwebwe mwari mumeze nka Jacques na Rose muri Titanic Neri wapisi ko bimeze rero biriya byose wabonye burya yari ari kunyishyura nyine nibyo nari namusabye yari ari kunyishyura arangiza ahita amutekerereza muribuka bya bindi bakoranye nibyo amutekerereje ku murongo yari ari kumwishyura rero ngo ni imyitozo yari arimo ngo y'ukuntu yarwanirira umuntu da sha abahungu Nadia bakimubwira ibyo bintu mwibuke ahise yibuka byihuse cyane batugarure cya gihe mwibuke ko igihe Ngabo yararwaye ameze nk'uwibereye mu twitozo tw'ukuntu yarinda umuntu ku rundi ruhande na Nadia yari yibereye muri utwo tuntu tw'ukuntu yarinda Ngabo nibwo byamunaniye abona nyine yameze nk'uri kubikina nanone kandi ari mu nzozi abona bamuteye ahita awumiriza cyane arasakuza cyane arangije arapfukama aravuga ati nzajya nkurindisha isengesho Ngabo sinshoboye kukurinda basi nibyo ari kwibuka kano kanya sasa atangiye gutekereza ahantu byaba bihurira ibyo nibyo yibukaga sasa none reka atekereze ati arimo aratekereza ntabwo ari kuvuga yakubwiye se ko washaka kurinda basa namukunda arangije ahita amubwira ati ahita avuga ati none se Neri yakubwiye washaka kurinda yakubwiye washaka kurwanirira cyangwa mbwira ariko Nerati oya ntawe yambwiye reka twihute cyane tugere kuri Neri na Zainabo Nerati mama waje tugasenga waheze mu cyumba uyu munsi ntabwo usengera muri salo Zainabo ese mwana wa urumva dusenga dusaba ikimana kuko mu by'ukuri nawe nk'ikintu wumva Imana yashobora n'iki Imana nasenze ikananirwa kumpa rugamba n'ubikaba inaniwe kuduha Ngabo urumva kuko oya mwana wa urumva atari ikibazo ntawe ujya ushyira mu gaciro ntukavuge ngo ndananiranye hagiye ujya wibaza ko ndi kugwa oya mbwira byarayinaniye kumpa rugamba irabinaniwe kuguha Ngabo Neri oya mama wicumura watinyuka ukavuga ngo Imana byarayinaniye mama tuza kukubya byashoboka ko Ngabo yajya mu maboko wishimiye pe kandi birashoboka ngo ufite inkuru nziza afate mama we mu biganza ati mama nizeye ko nubwo Ngabo atankunze
ndazi neza akazakundana na Nadia ndumva mbyizeye yashinyanze yashinyitse ameze nk'uri kuvuga inkuru nziza noneho Zainab ati umva iki cyohe nacyo Nadia se mupfana iki Neri mama ukomeje kuntungura ntiwambwiye se ko kibaba we ntiwambwiye ko mu nshuti zanjye zose Nadia umukunda ndetse ukanavuga ko ngo yabaga umukobwa wawe mama se wowe wabyivugiye Zainab umwana wa suko umukunda kundi kandi unyumve neza iyi minsi uri gutuma nkubwira ukuri kwinshi ni ishyari mwana wa karabaye wa mugore ishyari ryaramwishe ni ishyari ryaririnyishe erega buriya ndeba umuntu uzagira umugisha mwana wa nkamumenya mwana wanjye rero urumva namwishimira guta kurusha umugisha koko ariko Nadia wakwigira ubundi uzi ko unyunguye igitekerezo wakwigira nk'umukunda nkazamugira igikoresho cyo gukendura ngabo Neri icyo si igitekerezo cyiza Neri ameze nk'urukoma rukubiswe n'umuriro ayo mama uraguye koko ubaye umupagani kugeza naho ugambirira ubwicanyi Zainab oya mwana wawe ya Neri singuye kandi naho nagwa nzabyuka kandi haracyari ibyiringiro ko naho igiti cyatemwa cyazongera kigashibuka kandi umenye ko ibyo ntubizi ntusenga kandi umenye ko naciye nk'amabere sinsambanye kuko nicyo cyaha uzi cyarimbuye Sodomu yose na Gomora yari imijyi ikomeye rero sinanagambanye kandi sinanjye wa mbere ukoze icyaha bwa mbere none se ninjye ukoze icyaha cyatumye abantu bava muri Edeni ibyo bunzanaho njye ntacyo bimbwiye cyo niyemeje nacyemeje mwana wa nuko rero nibyo nuko bimeze kandi ngaho ibi ni iki mwakoze cyane gukurikira igice cya 10 ndagira ngo uhite ukurikirana icya 11 kiriho mwabyumvise ariko ibi bintu ni ibiki aho Zainab agambanya uru rwego rungana gutya bigiye kugenda gute agiye gukora iki agiye gukora ibyo musanzwe muzi cyane musanzwe mubizi arabikora mu buryo musanzwe muzi cyangwa ni musanzwe mubuzi namatsiko I love you so much abagent ambassadors abafatanye bikorwa baterankunga abakinnyi bagiye gukina ino filme ndabakunda cyane abafana hirya no hino ndabakunda abantu bankunze ntacyo mbahaye by'umwihariko I love you so much ukore subscribe kuri Duhindure TV ni kuri YouTube yawe jya mu gatelefone kawe cyangwa muri computer yawe wandikemo ngo Duhindure TV cyangwa se ufate link ntaho zitari urumva nurangiza ukora subscribe udukore na views ujye ubireba ariko se niki urumva yes Duhindure TV we make you Kigali yani